mwongeye kwirirwa abantu mukurikirana animateri umunsi ku munsi. Yo, hano murabona utwana tw'utuzungu turimo turidagadura mu gihugu cyacu, hano hari umutekano rwose. Iyi content y'uyu munsi rero nk'uko mwabibonye kuri thumbnail yayo, tugiye kurebera hamwe ukuntu polisi y'u Rwanda ikora inshingano zayo ikanaturengerezaho. Uyu mubyeyi mureba muri kwambuka umuhanda, yambutse umuhanda nubwo hano byabanje kugorana kugira ngo bamuhe inzira, imodoka nyinshi zamwirengagije, ariko hari abantu b'inyangamugayo bafite imitima igira ubuntu, at the end baje kuhagarara. Ariko urabona ko abantu bose baramwirengagije, mu by'ukuri yambaye akabande, urabona ari n'imbago, ahetse n'akabebe mu mugongo, kamemba akaba bahagaze dije agatambuka. Ariko none abantu beza disi yewega bahise bibwiriza barahagarara, which is good. Ariko nanga byo tugambiriye, the kindness of the policemen is there. So this was like I don't know, mu byateye impuhwe cyane. Ngira ngo wagiye ubona izindi polisi zo mu bindi bihugu ukuntu bagiye, ariko bambara neza, by the way bambara neza cyane. Ngira ngo nayo icyo nari kuvuga, agiye ubona izindi polisi zo mu bindi bihugu ukuntu abantu babona bakabasa nk'abakangaranye, cyangwa se wanababona ukabona rwose bimeze nk'aho batitaye kubo bayobora cyane. Ariko muri iyi video nk'uko mubibona, murabona ko hari umumama, reba arimo arambuka, murabona ko ashobora kuba afite ikibazo gikomeye muri kariya kaguru k'iburyo ke, araziritse, ari kugenda acumbagira. Reba neza, arimo aratambuka. Ndagira ngo muze kwitegereza neza aya mashusho tugiye kubereka. Arimo aragenda asatira polisi, kandi urabona arimo arasa nk'uwambuka umuhanda agana ashaka nk'aho ari gushaka ubufasha. Arimo arasa nk'aho ariko disi arananiwe, ahetse akana, arananiwe. Urabona ko bigeze aho biranze, yasaga nk'aho asa nk'aho arimo arataha agana ku icumbi rye. Biranze vraiment, bigeze aho biranze. Urabona ko iruhande rwe hari polisi y'u Rwanda. Mu minota mike cyane polisi ihise ibitekerezaho. Reba neza, urabona ko umupolisi ahise agira amatsiko ko yagiye kumutambukaho. Ntabwo bishoboka, ntabwo yamutambukaho. Urabona ko polisi ahise agira amatsiko yo kubanza kumenya si uyu muntu afite ikihe kibazo. Uyu mama naje kumuvugisha nyuma amaze gutambuka agiye. Yego, ni ukuvuga ngo hano ngo umupolisi ngaje aramubaza ngo byakugendekeye bite ko wicaye aho. Umama aramubwira ati urabonye ko yambaye bande mu kaguru. Ndabona ko yambaye mu kaguru ke. Umama aramubwira ati ngo nagenze cyane, ngo ndumva ibinya mu maguru, numvaga nenda kwitura hasi, kandi ngo yari afite imvune ya moto, niyo mpamvu ngaziritse bande mu kaguru. Yego, niyo mpamvu reka turebe rero hanyuma uko byaje kugenda. Ariko ngo yanamubwiye ko atashobora kuva hariya, ngo kireka byibuze ngo abonye ngo ipikipiki imutwara akamufasha. Bigaragara ko rwose pe uyu mama yarananiwe, yarakeneye ubufasha. Ariko at least reba ukuntu atega amatwi, aciye bugufi. Ubu ni bwa buyobozi bureberera abaturage. Polisi y'igihugu hano amanota yose, ngira ngo si rimwe se na kabiri mwagiye mubona, ndetse n'abapolisi bafasha, ndetse n'umuntu wari uri mu kagare. Iyo foto ngira ngo yigeze kuyibona, kandi namwe abyitegereje mu kanya hari umugabo umuciyeho. Hari umugabo wamuciyeho, ntiyamenya se uyu muntu afite ikihe kibazo, ko yicaye ari umubyeyi uhetse umwana. Ariko polisi y'igihugu kuko irebera abaturage, igeze aho irabitekereza, ubona koko uyu muntu ashobora kuba akeneye ubufasha. Umupolisi rero aragarutse, nizere ko agiye kumushakira ubufasha, atigarukiye ukabyaraho. Ntabwo umupolisi y'igihugu yagaruka, bigaragara ko agiye kumushakira. Bagenzi baramubajije, ariko babwira afite ikibazo mu ivi maye, bigaragara ko rwose agiye kumushakira. Let's see. Hari bagiye kumushakira ikimufasha, ni ukuri. Polisi ari kugenda, reka turebe. Ariko disi ni ishema kugira polisi ireberera abaturarwanda gutya. Mu kanya nk'ako guhumbya umupolisi amuzaniye moto. Polisi y'igihugu amuzaniye moto, aho umuturage atuma
umupolisi umuntu ukomeye mu nzego z'umutekano mu bindi bihugu polisi ibishinzwe abajura nta nubwo wanamwegera ariko hano umuturage urabona ko n'uyu muntu ukora isuku yarahagaze ashaka kumubaza ibyo ari byo. Yego ariko biragaragara ko ari uw'isuku ariko yarageze amatsiko kumaza ese uri gukora iki yagira ngo arebe ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo u Rwanda dufite ukuntu tumenyerewe ngo ni igihugu kiri clean ariko hari imvugo bakunda kuvuga ngo mu Rwanda ngo isuku n'umutekano iki kikwerekeye no kuri parti y'umutekano cyane. Urabona ko ni rwa rwego rw'umutekano aho bita guservinga community umuturage atuma kandi unakora umuturage usanzwe uri hasi nta nubwo avuye mu modoka ageze hasi aricara. Urabona ko umuturage uturutse ese niba anahetse n'umwana bivuze ngo niyo aza gukenera imodoka yari kuba rwose imufashije. Shout out to the people of Rwanda. Urabona ko noneho motari bisa nkaho yamuhaye lokasiyo. Urabona ko noneho umumotari yaramujyanye which is good. Ariko urabona ko niyo aza kugira ubundi bufasha yakenera reba neza niyo aza kugenera ubundi bufasha yari kumuha. Uru ni uruhande rwiza cyane abanyarwanda bari ku isi yose bagomba kubona. Ni ukuvuga ngo u Rwanda bavuze ngo ni u Rwanda ngo rw'isuku n'umutekano isuku yo birirwa bayibona. Isuku ni urucabana niko njye na vlogs nyinshi cyane zerekana isuku i Kigali ariko nyinshi ntabwo zikunda kwerekana cyane cyerekeye n'umutekano. Isuku yo ntikiri hano rero tugiye kujya twexploring u Rwanda twerekane mu mpande zombi ariko ziri positive aho urwego rw'umutekano rurebera umuturage ibintu ni byiza. Abanyamahanga bo noneho baritagadura mu gihugu ni ubwa mbere nanjye nabibona. Ubundi najyaga mbibona ku mafoto ntarabyibonera ariko ibi byabaye ndeba. Ibi byabaye tureba. Ni ukuvuga ngo yamuservinze for no money for no price. Urabona ko ari umuntu wambukaga n'amaguru ubabaye unaniwe ariko umupolisi hano akoze ikintu gikomeye cyane. Sinzi niba bari bamwishyuza. Ntabwo bishoboka. Kuri mubyeyi yagombye ko yareteze moto kare rwose. Yagombye ko yareteze moto kare rwose. Nta n'uwamenya wabona na moto bayimwishyuye. Reka dushimire cyane urwego rwa polisi. Polisi ikomeje gukora akazi twakwita ak'indashyikirwa. Ikomeje kwerekana abapolisi ba nyabo abari bo. So biriya ni ibintu byo kwishimira ku Banyarwanda. Urwego rureberera abaturage pe. Mu bindi bihugu dukunze kumva bivugwa ko usanga umupolisi ebana ruswa zarabishe. Hahandi ushaka no kumwegera kugira ngo ukire kuri moto nka 5. Ariko ebana polisi y'igihugu cy'u Rwanda rwose tubakuriye ingofero. Ubonye ko bavuganye umwanya biranashoboka ko yaba yanamubwiye ko nta n'amafaranga afite cyane akabonana n'umutegeko kuko ntitwari tuhegere ariko urabona ko yarananiwe. Niba yageze aho akicara bivuze ngo yakaba yateze moto kare nta kabuza rero wabona polisi rwose yamutegeye moto. Uyu mupolisi nuko tutabashije kumubona mu isura ariko Imana imuha umugisha mwinshi cyane rwose. Icyo twavuga icyubahiro cyose kuri polisi. Iyi niyo polisi dukeneye. Iyi niyo polisi ikenewe muri rusange serving a community. Sibyo rwose 100%. Kandi n'abanyarwanda muri rusange bagomba kubona ko polisi atari abantu bari against people ahubwo ni abantu serving abantu. Urwego rureberera ibikwiriye umuturage cyane rwose. So twabashimire ko mwakurikiranye iyi video ni iby'agaciro kenshi cyane. Mukore subscribe mujye mubona content nk'izi ngizi ziri effective kuri community n'ibindi kandi byinshi binogeye amaso yanyu. Turabashimiye. Ciao.